Ingene yarabomoye nakubomora shawe. Nakubomora. Aiswe yakutambomora. Reka se nkubwire. Nakubomora n'abatari wowe narababomoye. Abo bafite ubumuga bwo kutumva. Nabomoye. Mama Queen. Mama Queen ngangera. Reka baratubwira abantu yabomoye inzovu. Ingangamirwa Mama Queen narabomoye. Mfite n'undi bita Jeannette naramubomoye. Mbomora n'undi ufite ubumuga bwo kutavuga. Ndamubomora arahebeba kugira ngo ndimo kubomora ihene. Byageze gute? Hasi wewe yavuze ngo utese kandi ikaze bakunzi ba Vania TV show uyu munsi wa none nkuko mubireba imbere ya kamera murahabona abastari bagiye batandukanye ibyamamare mu Rwanda ndetse no mu mahanga twabazaniye Nzovu twabazaniye umuhirimbiri haryo witwa Umuhoza ngira ngo murabibona rero uyu munsi wa none twagiye Umuhoza nyine ngo muhoza wanjye wandutiye ako tunankora mdifiri ukoreho ayenga kubomora ariko Nzovu ukoreho nkora nyine iyo ndirimbo nyifiri uburyo mufite ubushyuhe mwifuza ko abahungu tubakoraho asubwo nakugira ubushyuhe Nzovu kubera cyo utabungira se Nzovu yakwemera usa yabumara Nzovu nkafata bwa bushyuhe ngewe nshoboye ushoboye gute urabona kera iyo umuntu yajyaga mu mushike agahinga akusa ikintu yashobora kuba ananiwe akitahira kugira tujye dukora akazi dushoboye ariko hari uwacyusaga yasibye ntavanemo urwiri yasibasiba ngewe urwiri naruvanamo uvuga ngo ukoramo ibirarane n'imishike byose ntabyo yashobora ubwo yasiba kurushaho ako Nzovu muko kwa gupinze azi experience ufite muri iyi abafatiranya urwira abandi bagusizemo nge sinarukuvanamo wowe ubwo wowe warwongera bivuga ngo nuko afite urwira yego nanone arufite kuko urabona abantu baherutse guhinga barasibye basigamo urwiri rwishe nawe uri kubyumva ko urwira kurimo urwiri nta rundimo ahubwo Nzovu binavuga ngo yabomora niwe warushyiramo bikazagora ibintu byo kubomora ubizanye gute ko twe ibintu nyine urwiri twose ikivi nibyo kubomora ubizanye nyine nibyo ndikukubwira ni wakusa neza cyane wasigamo urwiri menye ibintu byo kubomora uyu mukobwa urabona atabikunda se wese urabyanga ingene yarabomoye nakubomora shawe nakubomora aiswe yakutambomora reka se nkubwire nakubomora n'abatari wowe narababomoye abo bafite ubumuga bwo kutumva nabomoye Mama Queen ngangera reka baratubwira abantu yabomoye Nzovu ingangamirwa Mama Queen narabomoye mfite n'undi bita Jeannette naramubomoye mbomora n'undi ufite ubumuga bwo kutavuga ndamubomora arahebeba kugira ngo ndimo kubomora ihene byageze gute hasi wewe yavuze ngo utese kandi naho uyu nguyu wowe nakubomora ukavuga nk'agapusi utavuga nk'agapusi byangombwa ukananya aho uri kubona wanesha wowe njyewe wowe watumaniye wowe ubundi njyewe ariko ibintu wagira ngo ubwonko bw'ababushuye cyangwa mu rukerezo ibyo ni byo gusubiramo by'amazirantoki none reka turi amazirantoki cyo kwa nakubomora ibyishimo nkabiguha none nuvuga ngo yes we none ndaka yes arona bomoye arabango yes ndabwese ndimo kubomora yes koko turi mu byana yes abijemo gute ntasuko yunguye jewe nago wanshobora ubugabo witwa Imenagitero uramuzi Imenagitero Imenagitero se wa mugabo uvugira inkwe ese amakuru yiwe ngo ameze neza yamye ngaragukunda cyane duheruka guhurira ahantu muri Kinyinya Kagugu duhetse guhurira ahantu ariko sha yazanye inda burasibyeri wasanga asiganwa mu Bimba FC cyaje primus kinini ko yazanye inda ameze nk'umuntu ufite amafaranga njye kubona Imenagitero n'ubundi nta muyobozi mwiza ntiyabara amafaranga ariko yambaye karuvati ari nka saa 11 saa nimugwa mu gihe inama nka tw'abasaza ubundi saa 12 mu mategeko ya karuvati uyivanamo ukayambuka ukayishyira mu mufuka cyane kuko bashaka kugukura bakakuniga nkukura ikiziriko cy'ihene bagahita bakwica kandi nawe nkugira inama ndabona uyambaye ugira bizi saa 11 uzaza uyivanyemo uyizinge neza uyishyire mu mufuka usigare wambaye uko usanzwe wambaye ndashaka ubyira inama uyu mukobwa ngo nta muntu ngo wamugomora atamuha amafaranga niko arimo yivugira arayakase ngo yego ariko se wa mukobwa we Imana ko yaguhereye ubuntu
natwe mwaze muduhera ubwo Imana izakwaza iti naguhaye ikiboro cyawe urangije ujya kukigurisha ujya si icyawe ntago ari ukugurisha ufite icyo nafite nanjye mfite icyo udafite nase ubundi iyo hajemo amafaranga umva amafaranga ntukazana amafaranga nzankugura agafanta agasamake umuze umena agatike agatike ntabwo nimba uvuye za Kinyana hehe zaza nko kubita nka 500 ibiceri nushaka ugende kwiga ntabwo byavamo niko Nzovu wari umufite amatsiko yo kumubona ni igiki wabwira Nzovu wari ufite amatsiko cyangwa ushaka kumubaza ukumura wifashe na dendo cyangwa se wifashe agakombe k'ababebe wakikeneza ubundi kuri ishyano aho bera ishyano uzamura akaguru kajya kukagereka ku kandi wica hagati y'abagabo babiri uyu ni so ubundi cyaraziraga kera umukobwa cyangwa umugore yicaga hagati y'abagabo babiri ntabwo yazamuraga akaguru gutya yabaga basuzuguye cyane urabona atari yari yakoze se okay mumbabarire ikintu ngiye shaka kubaza Nzovu shaka anyumvishe neza cyangwa se ansobanurire niba koko abo banavuga yabomoye cyangwa se yiyitirira niba koko abishoboye kuko hari abantu benshi bagenda bavuga amagambo badashoboye batabishoboye ubundi bikorwa birivugira ibikorwa reka nguye none kora testeri uzambomoze urebe ko binaniye none si byose unaga urugero se nye mubaza ibyumubaza ukigera hano ntago nakubwiye uka ngo ipantaro se kwisuku yimanura sa amaboko yayishyize ngo turi mu bihaye Imana hano tujya kubikwa muri toilette abihaye Imana ibyumba bihari nyine turi mu bihaye Imana kandi tujye gukora ibyo twahawe n'Imana nese twagiye tugakodesha lodge hage bavuga room none nka kubomora n'abaje ko nta kuntu bajya kubona mu ngayibaza ariko ngayibaza ubwo niba ushobora guha umuntu tike ya senkesa bashobora kwishyura lodge okay ibaza umukobwa urimo kumubwira ngo ujye kumubomora mu toilette aha babaho hano babahabo nyine komeza aha bababo Nzovu nabisubiremo twumva ibyo ngiye sinabishobora kubera iki aha bababoheye aha ahantu babahoboye asubiramo twumva aha bahaboheye aha hantu babahoboye Nzovu ni iki bivuze kubaza uyu mukobwa cyangwa se ndashaka umukubita uyu mukobwa yigira ngo umuntu umunyabwenge ngo ararenze urumva ngo azi imibare mu nkubitira ibibazo bya danje nka 3 byiza bya kasamura Afurika igizwe n'ibihugu bingahe kwagiye subiza 160 Afurika ijana Messi yose wagitsinzwe ni ibihugu 54 aha urakoze kabiri aha u Rwanda rugizwe n'intara zingahe 32 n'intara enye hiyongeyeho umujyi wa Kigali yego kabiri aha gukuba 0.5 ni kangahe aha kabiri gukuba 0.5 ni kangahe ni 0.5 ni rimwe ngira ijambo ngira ijambo rimwe ribonekamo esheshatu esheshatu ntaribaho umudugudu umugore w'uyu muego ni umujugujugu uzikoze ziruzuye esheshatu zibara harimo ju harimo gu harimo ju gu Nzovu uri umusaza ndayakuye rero niba Nzovu aguteye ibintu nk'ibyo bikakunanira bivuze ngo no kwaje kwapura kwani ntago yabishobora ako kuki umupinga amupinga se reka niturangize ikiganiro ndajya uzi Kinyarwanda igikondo ndagerageza kuko uragerageza umuntu urimo gushaka ngo dukore muri ijambo ryitwa ngo serupkinyura impyisi yampyoye rigizwe n'ibihekane bingahe serupkinyura impyisi yampyoye bine nibihe pya panaya nanone panaya yampyoye serupipyi Nzovu yabikoze harimo nk'ibihekane bijya muri bibiri ntago bigeramo serupkinyura impyisi ubwo ni bitatu bibiri gatatu nacyo zigekane serupkinyura
ni bine Yampyoye. serupyipyi yampyoye nabyo byari byarimo yampyoye na bitatu byaboneka ntabwo biboneka bagarukiye mu kangana sinyasiri bishatse kuvuga ngo ukivuga mu kinyarwanda nzovu ntabwo asobanukiwe sinyasiri ngo asirepyinyo twebwe twiga ntabwo twava wavuga ati yagarukiye mu gatatu segonderi cyangwa mu gatatu mu kane ibyo nari nkandagiyemo igihembwe cya mbere kuki utakomeje ubushobozi bwaranze cyaba gutenduye ivanamo bateruka oya ntabwo banenda nkayikuramo umwana arahari wamwegetse kuri uyu mugabo ntabwo yashobora kumurera ubuke umugabo wambaye gutya ntiyareba uwo mwana umukobwa siko wagira ngo ubwonko bwawe babunyujemo ubu wese ntabwo babunyujije cyangwa harimo kawunga muri uyu mutwe wawe oya nta kawunga irimo harimo ubwenge ntabwo bavuga ngo urimo kawunga bavuga ngo urimo igikoma cy'akazi ahubwo gishyushye gishyushye wamungana none se ase uvugisha ukuri ubu ni nk'ubwenge bwawe bugeranyije bakabushyira mu icupa ntabwo bwakwirwamo ko ni nyine bwinshi oya mbwira nk'ubu bwenge bwaba busize muri iri cupa ntabwo bwakwirwamo nyine twerekana ubwaba bugarukira ntabwo bwakwirwamo ko ni ubuzima bwinshi twereka ko bugarukira n'ubwapfuye twereka ubuzima bwakuzura bugasaguka ubwenge buzima mfite mbwira parike harapfuye ahubwo mbwira parike nkenye ravungagurika zo mu Rwanda ntabwo nziza mbwira umusozi muremure muri Kigali muri Afurika ho cyangwa muri Afurika ntabwo nkuzi kandi bavuze ngo wize segonde ibyo byose barabyigisha umusozi muremure muri Afurika ni ikintu natubwire umuntu mubi muri Afurika tubwire umuntu mubi muri Afurika amateka yavuze amateka yavuze ntabwo nyaza ariko izina rye narindi yitwa nde naryibagiwe ni umumama yitwa nde reka nkubwire amateka yiwe uwo mumama umugabo wiwe yamutanye abana ajya kwiyamamariza kuba nyine mu marushanwa y'ububi nyine kugira ngo abone imibereho y'abana be aranayatsinda yitwa nde nyine izina ryiwe ndaryibuka umuntu mubi muri Kigali oya muri Afurika uzi ko narinzi kari kisekere uzi ko ari wonzi w'Ubugande ari umusaza w'Ubugande mubi pe narinzi ko ari kisekere niwe oya yitwa Sundiyata niwe wiyamamaje Sundiyata Keyinga Sundiyata akunga ko karagafata ubwo karimo akantu Sundiyata tubwire ndashaka ko umwana umunyabyaha just ndashaka ko twiganirira kugira ngo n'abakurikiye Vania TV show Mena TV show n'izindi bagire enjoy bishime na Safia TV show cyane ko turi no ku cyumweru turimo twiruhukira mu mutwe tubwire Nzovu tubwire amoko atatu y'abadayimoni babaho toka sataniza amoko atatu amazina atatu y'amoko y'abadayimoni babaho atera abantu se Madame Samaki aba mu kivu umwuka wa Damatsamaki amadayimoni atatu kwasiga Noheli toka satani ni umusazi Noheli ze n'abari mu moko y'abadayimoni ajya atera ba nyirasenge n'abanye na wa ndi mudayimoni wa gatatu Nyarudindiri ko napfe dayimoni by'iwabo ngo bamwise ngo Tubirando Nyagupakara cyora nawe yatera abantu abaze mbwira Nyarudindiri uriya muhanzi hari indirimbo ye nimwe uzi waturirimbira nayo nzi atantera mu izina rya Yesu nubango rero hari umudayimoni witwa Vakusente yego n'umudayimoni witwa Mudindiza oya hari Vakusente hari Vakusente ubwo ngubwo va ku mafaranga nyine utunga amafaranga urumva akaba witwa Turawasi akabaho n'undi urimo Sundi witwa gute Sundiyaga oya ni oya ni umudayimoni w'igitsina we aba mu gitsina bawita Turawansi ungu oya Turawa we aba bose si ukurikirana kuko nagikunda ajyanagira ngo abadayimoni abo nzovu bakurimo n'ibihumbi 5 kuko uzarebe nzovu agera Sodomu akabomora umva bazimu mugendamo kandi biravanga icyo kizira ari mu kibara kumure cyamaze kwinjira he muzareme mure mu ijuru musenga Imana ese Nzovu
amavuta ya Prophète Noel ntabwo yemera amavuta eparufe amavuta y'umwuka w'Imana amubamo nyine amavuta y'ubushumba ajya kubomora. Hari umukobwa ngize kujyana n'ahaye shebuja 5 noneho mu kubita 30,000 iza kumenya ko na Noheli twasangiye kuri ibyo biryo. aka ntabwo nsangira nawe cyane nese muri ku mukobwa yakoraga bivuze ngo ndasangira ako nzovu kuko tuvugisha ukuri n'abatureba babona ukuntu mba nsamba ndi smart babona nasangira inyanya n'inyoni njyewe inyanya n'inyoni ni umukobwa amenye ko yaguhaye cyangwa mwakundanye bahita ducana abo ngabo noneho irukunda turabagabo babiri twicaye hagati hitamo uwo mwabana uwo twabana nk'umugabo ubikuye ku mutima nta n'umwe muri mwebwe gusa urafata uraburira isasi kuri station ujye kwishaka ku muturage wowe urabona nde wakwemera gushyira mu rugo unde wanyemera se nge nakwemera nyamushyuha bupasi nyamurara mu maroji nyamugenda amajoro nyamurara mu matuwarete nyamurara mu mageto y'abagabo ninde wakwemera ubwo ibitanda byose byo muri roji urabizi twajyanye mose yagenda agerayo nese ubwo babyigambaga nakumva ubihe se twigambaga Ago uzi ko nzo bafite abana 7 na mamasa 7 kongeho 3 konfite bane 3 bavuye nese kwa makwini buri umuntu ufite abana abagore batatu nese ubwo umugwaza abyara umwana afite umugore ugashekera hari umugore nese so buri yukundanye na w'umwana n'umwana bari uwawe ese umukira aho ngaho Prophète uramutse ufite fiance hanyuma ukamenya ko mu bana 4 mwabyaye nk'abo Nzovu yabyaye harimo 3 batarabi yego wafata uwuhe mwanzuro ntabwo nabikigwari nka wa wundi witwa Emi wihabuye kwiyahura se burana n'ubugware cyane butanavuga buriya kwiyahura urangiye menye ko atarabanje ibintu ni bibiri reka hano twatwara huye dukuze mita nkumbwira ni bro cyangwa se shuti yanjye ukugira ngo unsebe cyangwa se bigende gutya dushwane dupfa ubusumwe yicundi jabayinga afata divorce nanjye jabayinga ubuzima buzakomeza kwiyahura ni icyaha uzi ko bavuga ngo uyu umuntu yahuye ntabwo ajya mu ijuru bafata inkoni bakamuha ubundi umwuka wo kwiyahura ahantu wavuye nuko abantu batabizi wavuye ku muntu witwa Yuda Yuda niwe wazanye umwuka wo kwiyahura kuko Yuda yagambaniye Yesu ngo abona ko nta kundi byamugendekera ngahita ajya kwiyahura mu mugozi dusuhuje umunyamakuru witwa Hori turagusuhuje cyane ni umunyamakuru mwiza wo ku Inoranwa TV urumva uwo muntu ngo yagize gutya itajya kwimanika mu kagozi yimanika mu kagozi rero umwuka wa Yuda uri mu bagore uri mu bagabo uri ahantu hose uri mu ndangamiro uri ahantu hose umwuka wa Yuda rwose turebe uriya mugabo nyine wiyahuye akoresheje lisansi inda nibye byamujemo nabo njyana nabonye yakoze ikosa nubwo yiciriye nawe barabana yarahemujyanye nawe ahubwo ari kujyana na nyina wabo hari amakuru avuga ko bari abana bari abana 2 bapfanye ntabwo barabe ahubwo kari akana kashegeye kurarana na tantine ni koke amakuru yagiye hanze ariko we ku cyifuzo cye yashakaga ko bose bapfa agapfana n'umurokotse agasiga umugore ari wenyine nta bishoboke kuba reka mfite ikibazo bishoboke kuba bari abana nubwo wenda yafashe icyemezo kitari cyiza wenda yarabakundaga simbizi ahubwo nyina akaba tarashobotse se yabakunda se agashaka ko bapfa akajyana yari kujyana kibi nuko yafashe erega iyo umuntu dayimoni yamugezemo akiyanga akanga ubuzima bwe we kuza umubwanageza umubwira ngo bwebwe ntago bimureba areka ahubwo ikintu ikosa niba ari abana ahubwo ye kujyana na nyina ntabwo ikosa ari abana ikosa yakoze no kwicana bari abana ko bari abana ntabwo ari biremye iperereza nyuma bazatangaza icyo uriya mupapa yaziranaga n'umugore we ariko mbona amakuru ariko ari mwaragenda avuga bivuga ko umugore nta burenganzira uriya mugabo nta burenganzira yaragifite ku bintu byerekeranye n'imitungo bari barayimukuyeho niko bari barayimukuyeho
none se uriya mugore se ari umugore w'isezerano yari umugore nyene w'isezerano babanaga nimba ari w'isezerano None se imitungo ntabwo bari mbizi barayikuyeho nshaka kuba bataranasezeranye Shanohe niyo mpamvu abagore ni babi, abagore ni nashyiraho babi. itegeko rimeze nk'iry'abazungu urabona ko ari akabari bari bafite umugabo yarashinzwe amarozi tukazakomezanya umugore ashinzwe umugabo ko mu yarashinzwe ruhengeri akabari yega ako ndakaza kabari ashinzwe amarozi twakarayemo bakita ibiza 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 iyo hotel. umugabo kaba imusanze hafi ya inagiredi twajya tumukinira filime birababaje pe uriya mugabo yari umwana mwiza Biriya bintu birababaje. ba nyirabitanga bose bari abantu bose niyo bazamuye hari n'igihe abantu bagira imyuka mibi abantu ntibabimenye iriya ni imyuka mibi n'imbaraga ahise z'ikuzimu mufatirana nyine n'ibyo byose habaho imbaraga za karande Kuzimu, z'umwanzi imbaraga za karande bavuga Ati na ko mutoya. ari nazo zishobora kuba kuko sinumva ukuntu wagura zaramukoresheje. esanse kandi uzi ko esanse ari nk'igisansu ugishyire mu nzu ushireho ikibiriti aho wavuye mu bumuntu deje ariko yewe rero kugira ngo nitwike muri esanse niyo yitwika wenyine abana abana kabari ko ni ikintu kibi ngo n'ubundi nawe Ko yabonye abanyarwanda baravuga ngo ibikundanye birajyana rero wabona yashaka ko bajyana n'abana se ahubwo agira ngo ababaze nyina ahubwo iyo ajyana na nyina ahubwo yajyana na nyina abana ko akabari rero bashakanye kese yari afite yazitewe n'umugore we yajyana na nyina abana akabarika abana bari kuzabaho ubu nzovu uravuze ngo sinzashaka ngo abagore ni babi abagore ni babi none sinzashaka ahubwo abagabo ni babi njye Shaka nasaza abagabo ari babi we ko yashatse njye narashatse njye nasanze abagabo bateye inzovu se ubwoba arubatse nawe ni nubwo byanze siribateri ariko yarashatse ariko urabona ko ari siribateri inzovu ariko ingo z'abandi nimwe mutuma zanga ukuntu mu mama none se uri kumwe ntago ese ubu nzovu yabageze ahantu hakagucika yego wowe se wowe nzovu yagucika uri kwigira uziko nzovu yagutanga amafaranga uziko nubwo umureba ubugufi hari ahandi ari muremure inzovu barabaje ngo inzovu ngo kuki utarwara sida kandi ukoreraho nagageza aho sideri inzovu tubisobanuye nibyo koko ubundi se ugarukiriza he sida yigarukira sida sida ngewe nkabakaba imbere sida iba imbere ibi imbere ngewe nkabakaba hafi kugira ngo utarwara sida kugira ngo atageza aho rero nuheri ugerayo barayifite ntutayirwara uzaza aba ni abadayimoni toka satani ntabwo bifite ikibazo ko uriya twahuriyeho ushobora kuba warayimwanduje nanjye akayinyangiza ndetse nahuye nawe umukobwa ubu mwahuriye watangiye gukunda umukobwa nawe ejo uzavuga ati mwarahuye mukube maso wicaranye n'igisimba ariko nzovu ibyo bintu byo ntibyaba ari ikibazo kuba wabomora umuntu hanyuma ukagenda wenda uvuga ko aryoshye usakaza amakuru ariko mba ndimo kumukora publicity none se iyo ugiye kugura imyumbati mu isoko ugasanga itarura nkahura na Noheli simita mbwiye Noheli hari umumama uri mu isoko afite imyumbati itarura iryoshye pe ariko afite imyumbati irura na none nkamubwiye umugore ufite imyumbati ku isoko irarura nk'umugurire rega buriya umuntu iyo akoze amakosa none ubwo ngubwo akoze amakosa arambonye ahita ahindura ibiganza ubonye safi safi ase wabona ikimana safi nubwo yakwicara shangiye imana yandemye neza rwose uzi ko safi buriya yicaye hano haba hafatanye kubera iki rega safi ni munini abagore banini se we ntabwo wajyayo ugisha ukuri iyo katefuso ntayo najya iyo kategori nayo ubu ngubu mbabarira umbwire nzovu ubu turyamanye turi nka babiri nka ninjoro niwabomora ngeze ikintu nakora nakwegera nkajya muri nkagira nkumva ndi mu byishimo ariko ntabwo nakubomora sha wambomora do wambomora ntabwo umva iriya boro ntigireba wambomora ahubwo we mu gitondo wakwibaza ati ninjye wabomoye safiya cyangwa si mbese uravuga ko utahagera se ntabwo nahagera kubera iki sha wahagera ni ukuri sha umudiho uva ngewe ntabwo arinanika arayamanitse cyo kura nk'uyu we nta kibazo we nta kibazo sheri reka da iravyo je t'aime uryoshye nk'ubuki sheri tuvuge ati sheri wanjye
umureba se kana mujisha Ngaba gusoma ko kare oya konsofa no gutereta gusoma rwose nk'ubuki ngiki nzofa ni mubi cyane mu ubuki gutereta se waraburi no so wana kera mama queen akubita kera ako nzovu ahantu nakoraga twari dufite injerekani y'ubuki naragendaga nkakozamo agatoki gutyo ntari gato mu kwezi bwari bushize kandi ari agatoki k'ubuki bushira vuba none ubwo ushatse kuvuga ko uwo mwana se nawe wakoramo gake nawe umuntu yamuhakura ni nk'ubuki wamuhakura nibyo none se nzovu wenda turi kuganira ujya yibuka no gusenga ubundi mu by'ukuri gusenga ngiye gusenga ndabizi nose nabaho Imana yandemye ntabwo njya mu kiliziya ariko ngiye gusenga ndasenga avuga ati ngiye bahize Venuste ntabwo se niko yitwa bararikubwira bararimbwa mwita bahize Venuste umusaza nese umuntu agiye gusenga avuga n'amazina yiwe bakire ko ugiye kwatuza umuntu ujya ugira igihe cyo kwatura nuko kwatura kera nese ubu wakwatuza sha nohe n'ibyo ufite wagize Imana uhura na profeti unywa inzoga urasambana nta bindi cyo kwa ni bibiri ufite anywa inzu aranabeshya ubwo ibyaha akora by'ingenzi bikomeye ni ibihe anywa inzoga ni umusambanyi ni umuvumozi hari aho mwahuriye nyine harahari konzi ko umukozi w'Imana ibyo bintu bitamubarwaho umukozi w'Imana nzovu bari kwasha umukozi w'Imana nzovu kuba kabomara cyane burara aho baho aya nawe nguyu ese umvuga ko amagambo yashize ivuga nzovu merwa kubona mama queen yarakwireye bameze ngo hano twaje mu misa twaje kwa padiri ganira nyine negereje ko umwatuza ndamwatuza iki se ngo wamwatuje nzajya kwatuza umudiyakoni yatuza umuntu yatuza umuntu pasiteri ahari Imana ishobora byose mu munda tega bagusengera amadayimoni ari muri uyu mukobwa mu izina rya Yesu ndabona afite umudayimoni nyirasenge arimo kumutera niyo mpamvu yabuze umugabo Imana ishobora byose ndamukweretse muvanamo imyuka mibi yatewe na ba nyirasenge abateye Nyarudindiri nibo bamuteye nyirasenge w'uyu mukobwa niwe nyirasenge wa Nyarudindiri Imana ishobora byose mwese umukobwa amadayimoni yamuvanemo abona umugabo kuko agize imyaka 40 nagiye kumera nka Mukamusoni nta mugabo Mukamusoni yari mwiza imbere n'inyuma we yarashaje nawe ugiye kumera nka Mukamusoni ko amadayimoni yose agushizemo ugiye kubona Biologe mwana wanjye maso sinzire indamata n'umugati maso sinzire nyoko wawe ararwaye cyane maso sinzire reke dusoze indirimbo ni yandi ko iyi ndirimbo ngo ari umumama ngo ari umugabo ngo wayiririmbiye ngo ubugore ngo yararwaye ngo ayiririmbira ngo umwana ngo yanze gusinzira umwana arasinzira ngaramubwira ngo ngwino usinzire nase umuntu akubwira gira akarembo ririmbira uyu mukobwa ngo haye iminota umwe cyangwa se amagambo 3 yo gutereka uyu mukobwa umukomfirime turebe hanyuma nawe aguterete mu magambo 3 agukomfirime turebe Daniza nshaka kiko nanze kumukina ndari bumuretse urukumva neza wowe ngo haye ubuye na nzovu ni umukire konfirima nzovu kugira ngo akwemeye cyangwa se umukuri hakazi cyangwa se mukundane none nushaka kuzakina filime se none ubwo nahera he kanangire sha igihuye nini nzovu tangira niko timitomo timitomo ngeraho ningeraho nemera nago ngorana hako nutanyemeza nago ndi bwemere kwagiye bwagerageze wemerere gerageze nemere nange ni nemera nago nikomeze wow kana kamabo ndagukunda no kuri kwimana usa nk'akazuba ko mu musese sha reka ngubwenge ndo umukire nzakujyana Dubai nzakujyana aho abandi batigeze bajya nzagutuza muri amazu y'umweru arabagirana asa nka zahabu
nzakujyana koga mu kivu ugende woga nk'isamaki kandi nzagukunda nk'ifi sheri ndagukunda I love you mutima abaciranzo barakwiye kabisa aha ubwo ntabwo gukofurimye inzovu yatura hasi none uzi ko yaratangiye no kurira n'ukuntu umukobwa arimo kwisetsa biragaragaza ko nawe yaratangiye no kurira yaguyemo nzovu watangiye gutereta ryari nyine ugenekereje cyangwa umukobwa wa mbere nyine mwahuye muri 2001 na rimwe muri 2001 nawe wari wakavuka none bibazo 2002 ntabwo ari uwa kavuka ubwo nari navutse ariko ngaye baza umuntu uyu muntu ugiye kunereteshanya nawe abasaza nibo dufite amafaranga dufite ibipangu dufite amazu dufite amamodoka wiriwe neza wiriwe mu bebe wowe urukundo rwonyine mbona ko ndi urimo kungegesha ntabwo nakubyara wowe mugabo mwiza iyo mumirije niwe gusa mbona ntabwo urimo kungegesha ntabwo ndi kukubyara ni icyaha kora ku mutima wanjye wumva uratera uri gutera wowe gusa ongera n'inzovu kugira ngo bigaragaze nta kabizo ko ku munwa ntabwo ibyo ari byo bigaragara ese ntabwo wakunda umuntu n'umuha akabizo kamuga ati you welcome to happen the enemy ntabwo ni muha akabizo ntabwo you are the best friend the enemy sawa nakagaruka iyi tubitwa ngo iki bayita Vanilla TV show Vanilla TV show abakunzi ba Nzovu bose aho bari mu Rwanda East Africa muri Amerika ndavuga Texas Washington ariko uretse gatura mbere ko usezera tubwira ibihugu bitatu byo muri Afurika muri Afurika u Rwanda ndakubwira ibitwegereye Burundi Tanzania bitatu ndabivuze uyu nawe natubwire bitatu byo muri Afurika nibyo by'ibyo gusa se ubwo birarangiye hari Kongo Sudani ndibaza yego nyine byarangiye bitatu se byarangiye natubwire u Rwanda rwabonye ubwigenge mu uhe mwaka Nzovu ntiyagishobora u Rwanda rwabonye ubwigenge mu uhe mwaka ubwenge mfite n'ikimwe nk'ubwayo ubwigenge nze mbabaza utubazo tw'ubwenge sasa bwibuhoye ryari u Rwanda rwabonye ubwigenge ryari yego 5 kane u Rwanda rwabonye ubwigenge muri 32 bravo amashyi menshi cyane rwose 6 hanyuma twagiye tubwire imijyi tubwire igihugu cyo muri Afurika kitigeze gikolonizwa igihugu cyo muri Afurika kitakolonizwa ni mu kiganza kuvugisha mu kanya kandi ibi bibazo bifite amafaranga igihugu kimwe rukumbi cyo muri Afurika kitigeze gikolonizwa ni ikihe ntagira umuntu bakopeza ese barakizi vuga Noheli niwe ugize umunyabwenge ni kera cyo muri Afurika ni Dubai nanjye ndagerageza ko ubuhinde njye nakubwiye ngo igihugu kimwe rukumbi cyo muri Afurika kitigeze gikolonizwa ndimo ndababaza nyine abo nawe uri hano uri kubisoma uyegeye kandi mo baranabyemerewe njye nateguye ibibazo ubwo si Swaziland kwa Muswati tira icyo kiratunanira aya bagukopeje ninde se wangopeje borera mukopeje hori nyiri ntuza nyiri noranwa ati nyiri noranwa ati baragukopeje icyo tukibazo Ethiopia ntabwo yigeze kolonizwa ntabwo yakolonizwa ntabwo yigeze kolonizwa kuki se batayihaye inkoni ntabwo yigeze kolonizwa nicyo gihugu cyabashije kurinda ubwigenge bwacyo
cyabaye n'abantu mu gihe neza cy'ubukoloni uretse igihe gito muri 36 hagati ya 36 na 41 ubwo cyari cyarafashwe n'abataliyani ariko ibyo ntibyafatwa nk'ubukoloni bwuzuye nk'ubwabaye ahandi muri Afurika. Twagiye ndashaka mumbwire imijyi 5 yo muri Amerika. Uwa mbere California, uwa kabiri witwa ndi imbere ya kamera ndakuvugisha California, uwa kabiri witwa Texas. Imijyi 5 yo muri Amerika icyo bita state ama state 5. Mvuze 2 uvuze uwe n'uwe mvuze California mvuga hamwe neza sakunda Texas yakamwana mvuga niba byakorewe twebwe twigira vuga nyine nge navuze 2 nari ibintu navuga indi Kansas ndavuga California Kansas oya niyo wavuze nanjye ndayivuga California Kansas Washington no dukurikireho wetse sikuri kubivuga wibivuga dukurikizeho Chicago Texas sesi yarangiye 5 yarangiye. Hanyuma rero uruganda rw'imyidagaduro nkuruzwi cyane mu bintu bijyanye n'amasinema n'imiziki Hollywood iherereye mu wihe mujyi? iherereye muri Amerika. iri California nyine iherereye mu wihe mujyi? Iri mu yihe state? iri muri state ya California. Oya niho nese se andi hahiye ni muri California. hahiye ni muri Los Angeles. Hollywood uzani Hollywood iri mu Bushinwa. Hollywood iri mu Bushinwa. Aha turimo dusoza ni ikihe gihugu ku isi kidakora ku mazi? Kidakora ku mazi ni u Rwanda. Bravo. Ni u Rwanda. Amazi ntabwo tuyakoraho. Rwanda c'est un pays enclavé. Inyanja. Amazi nta gihugu nta nyanja rukoraho. Nyine ntabwo rukora ku mazi. Nicyo gihugu ku isi kidakora ku mazi. Sawa. Hanyuma Nzovu turimo dusoza. Pourquoi l'Afrique est la berceau de l'humanité? Pourquoi l'Afrique est la berceau de l'humanité? Berceau kagatanda abantu baryamamo. Mu Rwanda ibyo by'indimi byadutsinda hari no ntabwo yize nanjye sinize uyu sinarukiye muri siniya we siri n'umuswa yigaga abandi bari mu kubera iki Afrika ari umutima w'isi cyangwa ariho ubuzima bw'isi bukomoka? nuko ari Imana ikorera igicumbi cy'ubukungu niho hakungaye ku y'agaciro se ese za Nigeria zo ntiziyafite cyangwa Kongo se niyo iri muri Afurika iri muri Afurika. nuko bavuga ko umuntu ariho yaturutse kuriya inkomoko y'umuntu yaturutse muri Afurika. ubwo ntiyari inyamaswa icyo bita kagakende niwe muntu wabayeho bwa mbere ako gati hakungu twese twavutse ku nkende. njye sinavutse ku nkende niwe wayivuze. yavutse ku nkende. niwe wavutse ku nkende ndabona bakunzi ba Vania TV show turabakunda. Imana ikomeze kuba umugisha. Muzajya mugenda mubona amakuru acicikana hano kuri Vania TV show. Abastari benshi cyane Nzovu basoza ikiganiro nka yakamwana ngira ngo murabibona kuko ni n'umuvandimwe we. Ejo muzamuri kumwe n'umuntu witwa Safia na Imene Gitero n'abandi turabakunda cyane. Hasta la vista.